nibyo ndabasuje mbifurije kugubwa neza mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye. Ndagira ngo babwire ko Nyandi Bosco ubasuza in region info aho twongeye gutera agatebe mbere y'izi mikoro kugira ngo tube twaganira cyangwa se twarebera hamwe mu makuru agezweho kugeza kuri saa. Nibyo koko abagize itsinda ry'inyeshyamba z'umutwe wa 23 bamwe muri bo babashije kuba bakandagiza ibirenge byabo mu mujyi wa Uvira, umujyi wa kabiri ukomeye cyane mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ariko igikurikira cyangwa se kigomba kuba wasobanukirwa ni ingaruka inyeshyamba za M23 zizabura nazo nyuma yuko uyu mujyi bawukandagiyemo. Icyambere, amakuru atugera avuga ko ingabo z'u Burundi zanze kuva ku izima zikomeje gukotana ndetse no kurwana ku bushobozi bwose bushoboka kugira ngo barebe ko basubiza inyuma izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Ikibazo ni igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bamwe muri bo basubiye inyuma, ndetse kandi bavuga ko harimo abagambanyi ari nabo ntandaro yo kuba inyeshyamba za 23 zaba zabashije kugera muri uyu mujyi wa Uvira mu makaritsiye amwe n'amwe. Abaturage benshi cyane bahunze nyuma yo kumva urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'intoya, bahunga imirwano hano muri iki gice. Ariko kandi kuba inyeshyamba za 23 bivuga ko harabageze muri Uvira ntabwo ari igisobanuro kirehe kivuga ko umutwe wa 23 wabafashe uyu mujyi wa Uvira. Ibyo birahabanye cyane, uyu mujyi ntabwo urafatwa, nta nubwo uraba sous contrôle, ahubwo ari uduce duke cyane bivuga ko izi nyeshyamba zaje kugeramo. Hari icyo rero ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangaje, ndavuga guverinoma muri rusange. Hari icyo ubuyobozi bw'intara bwatangaje ku bijyanye n'iki kibazo, ndetse kandi bamwe mu bayobozi b'umutwe wa 23 baravuga ko bakomeje kugenda bakorwamo gake gake n'abakorana nawo. Ibi biratuma twerekeza amaso mu mujyi wa Goma, babwire ko bita Paluku urupfu rwe rwatunguranye cyane, ariko bikaba bivuga ko byakozwe n'abantu bataramenyekana. Ibyo nabyo ndaza kugenda mbigarukaho, ntabwo ari amakuru yonyine gusa ngufitiye, ndakubwiza ukuri ko ngufite n'andi makuru menshi cyane. Icyo usabwa gusa ni ugukomeza kubana natwe no gukomeza kugumana natwe, ukamenya aho iby'intambara birimo byerekeza kabisa hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose rero nkaba ngiye kuba nawufasha kubikurikirana, ariko nyemere duhere kuri inyandiko ikomeye cyane ubuyobozi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kutaripfana bagize icyo bavuga kujyanye n'amakuru avuga ko ingabo z'u Rwanda ziri gufasha umutwe wa 23 babashije kugera mu bice byo mu mujyi wa Uvira, umujyi ubarizwa muri Kivu y'Amajyepfo. Igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kikaba kimaze gushyira hanze itangazo rigenewe itangazamakuru. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye gushinja ingabo z'u Rwanda RDF kugira uruhare mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse kandi bavuga ko izi ngabo z'u Rwanda zaba zirimo zirashyigikira ibikorwa byo kurenga ku masezerano ya Washington. Ni mu nyandiko bamaze gushyira hanze. Ubwo byari tariki 10 ukwezi k'Ukuboza mu mwaka 2025 nibwo Kinshasa yashyize hanze inyandiko ivuga ko guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo itangiye ibikorwa byo kwamagana ndetse no gukumira ibikorwa bihangayikishije bikomeye cyane biri kuba mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bituruka ku ihungabana rikomeje kwiyongera mu mujyi wa Uvira, ndetse kandi ikaba iri guterwa n'ibitero bishya bikomeye bivugwaho kugabwa n'ingabo z'u Rwanda RDF muri utu duce dukurikira ari two Kamanyola ndetse na Uvira. Muri iyi nyandiko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze muri Minisitiri w'Itangazamakuru yatangaje ko kuwa mbere Repubulika Demokarasi ya Kongo yemeje ko hakozwe ibitero byakoreshejwemo intwaro zikomeye cyane, ndetse ibitero birimo indege ntoya zitagira abadereve zo mu bwoko bwa kamikaze byahitanye abasivile benshi, bisenya inzu z'abaturage kandi bikaba byararenze ku masezerano y'ihagarikwa ry'ibitero yasinwe. Ibi rero guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikavuga ko bigize ibikorwa byo guhonyora amasezerano ya Washington, kandi ibi bigize ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Iyi guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri inyandiko cyangwa se muri itangazo yongera ko ibi bikorwa ari ihonyorwa ry'amategeko mpuzamahanga arengera ubuzima bw'abasivili, ndetse ikanashimangira ko binyuranyije n'ibyo impande zombi zerutse kwemeza mu masezerano ya Washington. Aya masezerano ndakwitsa ko yashyizweho umukono ku itariki y'Ukuboza 2025 bufatanye bwa Perezida wa Amerika Donald Trump uyoboye iki gihugu kugeza uyu munsi, wari wagize uruhare kugira ngo abakuru b'ibihugu byombi bashyire umukono kuri aya masezerano. Ibyo rero Kinshasa mu bikubiye muri inyandiko ikaba ivuga ko mu by'ukuri ingabo z'u Rwanda
zaba zagize uruhare mu ihonyorwa ryayo. Umutekano n'ubutabazi ngo byaba byarushaho kuba ibibazo bikomeye mu bice biri kuberamo cyangwa se biri kugaragaramo ibi bitero. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ibintu bigeze ku rwego rukabije cyane mu buryo bwa kimuntu. Iri tangazo ryashyizwe hanze na guverinoma ya Kinshasa rikomeza rigira riti abasaga 100 bamaze gupfa. Abaturage basaga 100 ngo bamaze gupfa bapfira muri ibi bitero byumvikanye mu duce twa Kamanyora gushyika Uvira, bikorwa n'ingabo z'u Rwanda nk'uko iri tangazo ry'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babivuga, kuko muri iyi nyandiko mu bigaragara aho tugeze ntabwo bigeze bavuga umutwe wa 23, ahubwo Kinshasa yavugaga byeruye yavuga ko ari ingabo z'u Rwanda RDF. Ngo abaturage barenga 200,000 bamaze kuva mu byabo, inzu z'abaturage, ibikorwa remezo byarasenywe, ndetse ngo abavanywe mu byabo hari n'abakomeretse batari kubona ubufasha. Kimwe mu bibazo bihangayikishije cyane mu by'ukuri kugeza uyu munsi, bivuga ko nyine ari mu mujyo wo kuba hakenewe uburyo bwo gukora ubutabazi. Kinshasa ivuga ko abaturage ba Uvira bakomeje kuba mu bwoba bukomeye cyane, ndetse n'ubwoba ku busharire bw'ibitero bidacogora biri kugabwa muri ibi bice. Ibi rero ngo bikaba bihangayikishije cyane, ndetse bagasaba isi yose kutareberera ibi bikorwa. Ati kuva tariki 9 Ukuboza, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ibisasu bikomoka ku ngabo z'u Rwanda n'umutwe wa 23 byatangiye kurenga imbibi bigakwira no ku butaka bw'u Burundi. Ngo ibintu Kinshasa ivuga ko bishobora gutera intambara y'akarere kose k'amajyepfo ibiyaga bigari. Kinshasa ivuga ko u Rwanda rutitaye ku masezerano ya Washington. Muri inyandiko cyangwa se muri itangazo ubutegetsi bwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwasohoye ku munsi w'ejo tariki 10 Ukuboza, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimangiye ko ibyashyizwe ahagaragara n'itsinda nyafurika mpuzamahanga rishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano GCI bikubiyemo ko u Rwanda n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 aribyo biri guteza umurindi ndetse n'intambara, bikagaragaza ko Kigali yahisemo kwica amasezerano yasinywe nyuma y'iminsi mike cyangwa se nyuma y'amasaha make. Ahubwo itangazo rwose byeruye rikaba rivuga ko Kinshasa irimo ishinja ubutegetsi bwa Kigali kuvogera ndetse no kwica aya masezerano binyuze mu kuvogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kinshasa ivuga ko ari icyemezo kigambiriwe cyo guhindura ubusa umuhate wa Perezida Donald Trump mu kugarura amahoro. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irasaba ibihano ndetse n'ingamba zihutirwa mu gukumira ibi bikorwa bita iby'ubugizi bwa nabi bikurikirwa n'ibitero by'ubugizi bwa nabi ndetse no kwica amasezerano. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irasaba ko habaho ibihano mpuzamahanga bikagenerwa u Rwanda. Irasaba ko habaho gutsimbara ku masezerano ya Washington. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irasaba ko habaho kwitisha imbaraga za diplomasi z'ibihugu byabaye ahuza muri Washington ndetse no muri Doha. Kinshasa irasaba inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye gufata ingamba zihuse bashingiye kuri umwanzuro wa 2773 muri uyu mwaka no 2025 hakagira igikorwa. Kinshasa rero rwose ikabisaba rwose ko yarenganurwa mu biri kuba ku butaka bwayo. Kinshasa irasaba amahanga ko yahagarika intambara bakarinda abasivile kandi bagafasha mu by'ukuri mu gutanga ubufasha, ndetse Kinshasa ikavuga ko ikeneye ko hakumirwa ubufasha buhabwa imitwe yitwaje intwaro, dore ko ngo ari byo ntandaro y'umuzi w'ibibazo byose noneho byongeye kugariza uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ingingo bati mu gihe izi nyeshyamba cyangwa se imitwe yitwaje intwaro itari guhabwa ubufasha ntabwo yagira icyo ikora cyangwa se ntabwo yabasha gutera imbere mu bikorwa byayo. Bityo rero Kinshasa ikabisaba amahanga kuba yagira uruhare atanga cyangwa se ubufasha atanga mu rwego rwo gukumira ibyo ngibyo. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga ko mu by'ukuri itazareka kwirwanaho. Guverinoma icyo yasorejo cyangwa se icyo bavuga ko nta gucika intege guhari. Iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri inyandiko cyangwa se ku musozo w'ibyo batangazaga bavuze ko ubutegetsi bwa Kinshasa butazigira bucika intege. Icyambere mu kurengera ubusugire bwayo no kuvuga kwita ku butaka bwayo cyangwa se ku gihugu nyine. Ikindi hari umutekano w'abaturage. Ati kuri icyo
Kinshasa ntabwo izigera icika intege, tuzakomeza duhatane kandi turwana. Ikindi ngo n'uburenganzira bwawe bwo kwirwanaho ku bitero byihanukiriye. Bivuze ngo dukurikije ibyo Kinshasa ivuga aha ngaha, ishobora kuba iri gutegura uburyo bwo guhangana ndetse mu kuba bakwigarura ibice byafashwe n'inyeshyamba, mu kugenzura umutekano mu bice biberamo imirwano ku bw'inyungu z'abaturage, ndetse kandi n'uburenganzira bwo gutegura ibitero nabwo bati twebwe turabufite. Kinshasa rero akaba ari kwitangaza. Ubwo iyi nyandiko rero yari imaze kuba yajya ahagaragara, hari n'indi nyandiko yaje ikurikira. Ni inyandiko yashyizwe ahabona cyangwa se yashyizwe hanze n'ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo. Muri Uvira, guverinoma cyangwa se ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo buratangaza ko umutekano utifashe neza, waje guhungabana, ndetse kandi bikaba biri kugira ingaruka ku buzima bwa rubanda muri iki gice. Ni Sud Kivu, ni Uvira, niho twerekeje noneho imbere indani kuri kuvugwa n'abayobozi baho. Guverinoma cyangwa se ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo bwatangaje ko nyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byabaye ku wa 9 Ukuboza 2025 ndetse no kugeza tariki 10 ku munsi w'ejo, umujyi wa Uvira mu by'ukuri uri mu bibazo bikomeye cyane byo guhangana n'umutekano kugeza mu gitondo cya none, bitewe n'ubwitabire bwinshi bw'inzego zishinzwe umutekano zari ziri ku mihanda mikuru. Bivuga ngo abasirikare bagiye ku mihanda mikuru kugira ngo babashe kuba barinda umutekano, atariko ntabwo byifashe neza. Amakuru yatangajwe n'ubuyobozi aravuga ko ingabo zagaragaye mu mijyi mu by'ukuri ngo zigizwe n'abahezanguni. Ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo bukavuga ko ngo abasirikare badasanzwe baturuka mu Rwanda ndetse n'abandi bambari babo b'abanyamahanga aribo bagaragaye muri ibi bice, bakaba bakoraga ibikorwa bifatwa nk'ibijyanye no kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yashyiriweho umukono i Washington ndetse no muri Doha nk'uko ubuyobozi bubivuga. Biravuga ko ngo izi nyeshyamba ngo zaba zagize uruhare mu mpfu z'abaturage benshi. Nyuma y'uruzinduko rwakozwe n'umuyobozi w'intara Prof Jacques Pulusi Sadiki tariki 7 Ukuboza 2025 mu bitaro ndetse no mu bigo by'ubuvuzi bya Uvira, ngo hatanzwe raporo ikomeye yerekana ko abantu barenga 413 barimo abagore, abana n'urubyiruko bishwe barashwe n'amasasu. Ngo habaye ibitero byo gutera za grenade ndetse hari abatewe ibisasu birimo amabombe mu bice bitandukanye. Ibi bikorwa ngo byabaye muri uto duce dukurikira: harimo uduce twa Kamanyora, harimo Katogota, harimo Ruvungi, harimo Bwegera, harimo Ruberezi, harimo agace bita Mutarure, harimo agace bita Remera, harimo Sange ndetse na Kiriba, kugeza no mu mujyi wa Uvira. Ngo niho hakomeje kugenda rero humvikana cyangwa se hagaragara aya mahano. Ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo butatinye gushyira hanze, buvuga ko ngo byakozwe n'abafashwa cyangwa se n'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda ngo ziri kutaga Burasirazuba bwa Kongo badaciye ku ruhande nk'uko babitangaza. Ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo buvuga ko ngo ibi bikorwa atari ibyo bagizi ba nabi ku giti cyabo, ahubwo ngo ari igikorwa cyateguye kigambiriye kumena amaraso ndetse no kwica ku bwinshi, hagamijwe kurwanya imiryango y'abarwana muri utu duce, no kuvuga barimo Wazalendo, kubatera ubwoba ndetse no kubateza guhunga mu rwego rwo kubambura ubushobozi bwo kurwanya cyangwa se bwo kwirwanaho. Ibyo ni ibikomeje kuba bikubiye mu nyandiko ziri gushyirwa hanze n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ihungabana ry'ubuzima n'ubuhunzi birakomeye, ikirimo ni uguhunga, ikirimo ni ubuzima bw'abaturage nabwo bikomeje kuba bya bindi. Ngo iyi mirwano ndetse n'ubwicanyi byateje ibikorwa bikomeye cyane. Ngo abaturage bagera ku 200,000 bahungiye mu bice bitandukanye nyuma yo kuva Uvira. Ngo abaturage ariko ikirenze ku guhunga babaye mu buzima bubi bubabaje kandi nta bufasha buhagije bafite. Ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo buvuga ko uburyo bwose bw'ubutabazi kuri ubu bwakorwa, uburyo bwose ubwo aribwo bwose buhari bwakorwa hatagize igihinduka ntabwo buhagije, bityo hakenewe ubufatanye bwihuse kandi bufatika n'inzego zishobora kwitanga mu gutanga ubufasha n'ubutabazi kuri ibi bikorwa. Hari muruza ku rwego rw'igihugu ndetse n'amahanga. Muri iri tangazo rero ryasorewe Ibaraka tariki 10 Ukuboza 2025, ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo bwasabye inzego z'igihugu ndetse n'iz'amahanga kureba uburemere bw'ibibazo birimo byibasira ikiremwa muntu, aho bavuga ko igihugu gishobora kongera kwinjira mu ntambara ifite ingaruka nini cyane. Basaba rero
izo mpande zose kwitegura gutanga ubufasha kuri aba baturage rero benshi cyane bakomeje guhunga kugira ngo mu by'ukuri babashe gukomeza kubaho, dore ko bemeza ko abaturage bakeneye ubufasha kandi bari mu buzima bubi ndetse kandi ubufasha buhari budahagije, bityo hakenewe izindi mbaraga, hakenewe ubundi bushobozi kugira ngo abaturage nyine bakomeze kubaho. Guverinoma cyangwa se ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo bwasabye kandi ko hashyirwaho ingamba zihuse mu kurinda ubuzima bw'abaturage ndetse no gushyiraho uburyo burambye bwo kongera kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahakomeje gututumba ikibazo cy'umutekano muke. Ibyo nibyo iyi nyandiko y'ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo bwari bikubiyemo. Nk'uko bigaragara yashyizweho umukono na Maître Runganywa Bashizi Didier Kabi, niho washyizeho umukono rwose. Byakorewe Baraka Fizi tariki 10 z'uku kwezi k'Ukuboza 2025. Izi nyandiko zombi uko ari ebyiri, yaba inyandiko ivuzwe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange, ku buyobozi bw'igihugu muri rusange, ndetse n'inyandiko ishyizwe hanze cyangwa se y'ibivuzwe n'ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo, byose tayari mba namaze kuba nabishyira hehe muri groupe yacu ya Songa Mbere. Ubwo abashaka kuza gutera akajisho kuri kopi original munyarukire muri Songa Mbere, murebe rero ayo mamenyesha yashyizwe hanze nyine twari turimo tuganira cyangwa se tugarukaho. Mwumvishe ko hakubiyemo byinshi, birashoboka ko hari n'ibyo tutavuze. Ubwo rero urasabwa kugera muri Songa Mbere ugatera akajisho ukabasha kwisomera, ariko iby'ingenzi nanone nkubwira ko tuba twabivuze, ndetse mwumvishe n'ikigambiriwemo, mwumvishe uko ibisobanuro birimo, ngira ngo murabyumvishe rero. Gusa ntago byoroshye na gato. Kugeza kuri ubu rero amakuru yandi akomeje kugenda amenyekana cyangwa se arushaho kugenda ajya ahagaragara ni ibyiswe ubwicanyi budasanzwe byabereye mu mujyi wa Goma. Bimeze bite rero kuki twongeye kugaruka kuri uyu mujyi? Uyu yahoze ari umunyamakuru bamwita Maglole Paluku, arashwe amasasu 7 n'intwaro yari ifite icyo bita silencieux, nk'uko abo mu muryango we babitangaje. Reka dusuzumire hamwe ibijyanye n'iki kibazo. Uwahoze ari umunyamakuru ndetse n'umuyobozi wa radio Kivu 1 Maglole Paluku Kavunga ngo yarashwe aricwa mu ijoro ryo kuwa gatatu i Goma, aho yarashwe amasasu 7 mu gihe yarari mu modoka ye rwose ngo arimo ataha hafi y'urugo rwe, nk'uko mushiki we witwa Denis Paluku abivuga. Ngo yarashwe n'intwaro itagira urusaku, bisobanuye ko ari intwaro yari iriho silencieux ku buryo ngo n'abaturanyi batigeze bumva ijwi ry'amasasu, ngo bikerekana ko byaba byari igikorwa cyicwa ryateguwe neza kandi rigamije umuntu umwe, nta bindi bikorwa bigamije kuberamo, cyangwa se ariyo wari target wenyine, kandi bikaba byarateguwe nk'uko Denis Paluku wo mu muryango wa nyakwigendera Maglole Paluku Kavunga abivuga. Maglole Paluku yari umwe mu banyamakuru bazwi beza mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, aho yayoboye radio Kivu 1 kuva mu 2011 kugeza mu 2010. Uyu mugabo ariko nyuma yaho yabaye umujyanama mu by'umuco muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, aho yakoranye n'abayobozi ndetse n'abahanzi batandukanye mu guteza imbere impano ndetse no mu nshingano ze yari afite, kandi bikavuga ko harimo no kuba mu by'ukuri hari urukundo mu byo yakoraga. Bamwe mu bagize umuryango we bayishyize hanze amakuru bavuga ko mu gihe yari muri iyi mirimo aribwo yaba yaragiye yegererwa n'abahuza b'umutwe wa 23 bamwizeza umwanya ukomeye, baramureshya nyine bamwizeza umwanya ukomeye mu buyobozi bw'ako gace mu gihe bari kufata uyu mujyi. Uwo mwanya ariko nk'uko abo mu muryango we babivuga ngo ntago yigeze awuhabwa. Nyuma yo kubayoboka, Maglole Paluku yabaye umwe mu bakozi bakomeye bo gukwirakwiza propaganda ya 23 ndetse afasha mu gukangurira bamwe bo mu bwoko bw'abanande barimo abanyamakuru n'urubyiruko rwo mu matsinda y'impirimbanyi. Ibi byamuhaye isura itavugwaho rumwe mu gihe umwuka mubi n'imirwano bikomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa se byari bikomeje kwiyongerana no izi saha. Ariko urupfu rwe rutunguranye kandi
mu by'ukuri rwateye ubwigenge no kudasobanukirwa ruje mu gihe umutekano n'imibanire ya politike n'iya gisirikare bikomeje kuzamba muri utu turere twa Kivu. Ku muryango we ndetse n'abasesenguzi, iki gikorwa gishyira ku karubanda ibibazo by'imvange ya politike, intambara n'ingaruka zo guhindura uruhande mu ntambara irangwa no gucogorana, kudahemuka ndetse n'amarangamutima anyuranye. Ngo ikiriho hatangajwe ko hatangijwe iperereza byatangiye gukorwa ku cyishe cyangwa se ku biri inyuma y'urupfu rw'uyu mugabo Magloire Paluku, ariko abenshi bakavuga bati se biraza gukorwa biti. Ntabwo yigeze hatangazwa uruhande nyirizina rwaba rwagize uruhare muri iki gikorwa cyangwa se abari inyuma muri iki gikorwa, ariko kandi bikavugwa ko mu by'ukuri uko byagenda kose ntabwo ari ibintu byatunguranye, ahubwo ibyabaye ni ibintu byateguwe, kandi bivugwa ko ngo byateguye igihe, kandi mu kubitegura cyangwa se mu gutegura iki gikorwa hari icyari kigambiriwe. Kandi mu by'ukuri ngo ibi ngibi bikaba bifite igisobanuro kuri bamwe mu bayobozi benshi cyane n'ubundi b'uyu mutwe nk'uko byatangajwe cyangwa se byavuzwe ahangaha. Ariko kandi nkaba mbona ko ikintu bita ngo guhindura uruhande ngo nacyo cyagakwiye gutekerezwaho mu byabaye ahangaha kuri uyu munyamakuru. Bitunguranye kandi andi makuru yaje kuba amenyekana ngo leta y'u Rwanda yatangaje ko idashobora kubazwa ihonyurwa ry'agahenge, ibitero n'imirwano bikomeje kuba mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda ngo ibishinja ingabo za Kongo FARDC, leta y'u Rwanda ikabishinja ingabo z'u Burundi n'imitwe ifatanya nazo irimo FDLR n'abanyekongo wa Wazalendo. Ini nkuru yatunguranye cyane yamenyekanye binyuze mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yasohoye kuwa gatatu, aho iri tangazo rikubiyemo gushinja FARDC kuba yari imaze amezi itegura ibi bitero byatangijwe mu cyumweru gishize, ndetse ko amahanga atasabye ko bihagarara. FARDC, igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kirabihakana, aho kivuga ko ariyo yagabweho ibitero bishya n'ingabo z'u Rwanda RDF zifatanyije n'umutwe wa 23. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanakomeje guhakana, ivuga ko nta gahunda y'ubutegetsi iriho yo gukorana na FDLR, inaburira ko umusirikare wayo uzabigaragaraho azabihanirwa. U Rwanda rwanashinje FARDC kugaba ibitero by'indege z'intambara n'indege nto zitajyamo abapilote bizwi nka drone ku byaro bituwe n'abasivile bari hafi y'umupaka w'u Rwanda, abo bavuga ko mu 2023 umutwe warizwe mu y'uruzi rwa Kongo nawo uvuga ko byabaye ngombwa ko uhangana nabyo. Ibi ni bikubiye mu nyandiko ubuyobozi bwa Kigali bwashyize hanze binyuze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ku byari bimaze iminsi bivugwa nk'igisubizo kubiri kuba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakoze nubwo ubutegetsi bwa Kigali buvuga gutya, leta ya Kinshasa mu matangazo tumaze gusomera cyangwa se mu maze iminsi bijya hanze ndetse n'igihugu nk'u Burundi bavuze ko ibiri kuba byose bigomba gushinjwa ndetse no kubazwa ubutegetsi bwa Kigali. Ibi bigatangiza indi ntambara ikomeye cyane hagati y'izi mande zombi uko ari eshatu, intambara y'amagambo, ndetse kandi hari ubwoba bw'uko ibi bishaka kuva mu magambo bikabishyirwa mu bikorwa ry'imirwano ishobora kujya mbere kandi yateza ibibazo bikomeye cyane muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ibyo byose rero akaba ari bikomeje kugenda bimenyekana cyangwa se bijya hagaragara kugeza kuri umunota mu magambo avugwa n'ibihugu ndetse bikurikira iyi ntambara rero yo mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi akaba ari Region Info, nge ndi Umutaramu Bosco. Namwe rero mwese mwari mudukurikiranye muherereye mu myanya n'ibice bye bitandukanye, nta kindi nababwira usibye kubifuriza gukomeza kugubwa neza, abo mu masaha ari imbere cyangwa se mu kanya kari imbere tuza kuba dukurikirana n'andi makuru agiye atandukanye arabakomeje kugenda asohoka kuri ingingo. Ubwo rero nta kindi kigomba kubaho usibye gukanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ugumane natwe muri biganiro n'amakuru.